rye rimurikira iteka mu ntambwe zanjye. Niringiye Yesu umwana w'Imana, inzira y'ukuri ndetse n'ubugingo. Aleluya, nihasingizwe uhoraho umuremyi wa byose. Ijambo rye rimurikira iteka intambwe zanjye. Kristo Yesu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Mureke dufatanye gusoma ivanjiri ya Luka, umutwe wa 11, umurongo wa 24 kugera kwa 26. Roho mbi ntigenda ngo ihere. Iyo roho mbi ivuye mu muntu, ibungera ahantu h'agasi ishaka uburuhukiro maze ikabubura. Nuko ikibwira iti, subiye mu nzu yanjye navuyemo. Yahagera igasanga ikubuye iteguye, nuko ikagenda ikazana roho mbi zindi ndwi ziyitambukije ubugome, zikaza zikahatura. Nuko imimerere ya nyuma ya wa muntu ikarushaho kuba umwaku. Kristo Yesu akuzwe. Iyo roho mbi ivuye mu muntu ngo ibungera ahantu h'ubutaka bw'agasi, nuko nyuma ikibwira iti, reka nisubirire mu nzu nari nibereyemo. Iyo isanze hakubuye rero ngo iragenda ikazana roho mbi zindi ndwi zirushije ubugome ya yindi. Bivuze ko igihe roho mbi ikuvuyemo ukigira mu nzira y'ubusinzi, ukigira mu nzira y'ubusambanyi, ukigira mu zindi nzira nk'izo ngizo nk'uko mu Banyagalati 5 babitubwira, ni ukuvuga ngo iyo yo yarangije kugenda ikaza kugaruka igasanga utakiri mu isengesho, ikagenda ikagaruka igasanga wibereye muri ibyo bintu by'ibisindisha, wibereye mu biyobyabwenge by'ubwoko bwose, wibereye mu busambanyi. Noneho ya yindi ihita igenda ikazana izindi zirushije amakare. Nuko imibereho ya mbere yawe ikarushaho kuba mibi, imibereho ya nyuma yawe y'ubuzima bwawe hano ku isi ikaba mibi. Ubukristo bwacu bwa buri munsi rero duhura n'ibigeragezo byinshi, duhura n'inzitizi nyinshi, ariko umukristo wa nyawe ni uwihangana kugeza ku munsi wa nyuma wo gupfa. Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi rero reka nyemerera tubanze tuganire kuri iki kintu. Ese umusazi ni muntu ki? Ese umukristo ni muntu ki? Kristo Yesu akuzwe. Umusazi ni wa muntu ubona ibintu abandi batabona, ni wa muntu uvugana n'abantu abandi batari kubona. Icyo gihe iyo umuntu amugezeho abona yivugisha agahita avuga ati, uriya ni umusazi. Kristo Yesu akuzwe. Ibi birumvikana kuko afite abantu bari kuganira wowe utari kubona, niyo mpamvu ari umusazi kuri wewe. Ariko uwo muntu ashobora gukira kuri uyu munsi, roho ye ikagaruka ikaba muzima. Ariko nanone hari ukuntu wirengagiza ukigira mu gacupa kawe ka buri munsi. Ni ukuvuga ngo iyo warangije gusinda rero ntaho uba utaniye na wa muntu ugenda yivugisha buri munsi. Kristo Yesu akuzwe. Ni ukuvuga ngo habaho roho nzima na roho mbi. Igihe buri munsi wigiriye mu gacupa kawe ukanywa ugasinda, ubwenge bwawe ntabwo uba ufite. Ni ukuvuga ngo ya roho nzima, ya roho nziza